Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku nama yagirwa umwarimu ugora abanyeshuri kugeza ubwo binubye. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mbere yuko tugira inama tumugira, icyambere nuko abanyeshuri kwinuba kwabo hari igihe binuba biciye mu kuri, hari n'igihe binuba bidaciye mu kuri. Hari igihe binuba kuko kutamenya akamaro n'inyungu bafitiwe n'umurongo barimo guhabwa, hari n'igihe binuba kubera ko ubigisha cyangwa se urimo kubayobora nawe ubwe hari ibyo atarimo kunoza neza cyangwa se birimo gukorwa nabi. Iyo biciye mu kuri uwo ngo nibwo agirwa inama. Ariko iyo binubye mu buryo budaciye mu kuri, nko kuba urugero arimo kubabwira ati mugomba gufata ibingana gutya mu gihe kingana gutya, hanyuma bakagaragaza ko batabishoboye kandi ari ikigereranyo gishoboka kandi cyoroshye kuri bo, usibye ko gusa baba babaye indangare bagashaka umwanya wabo kuharira ibindi no kwirengagiza amasomo, icyo gihe abarimo kubahatiriza by'ukuri, abari no kubagora by'ukuri, n'ibyo ngibyo nta nama agirwa. Inama agirwa niyo gukomereza aho ngaho no gukomeza kubashyiraho igitsuri kugira ngo babashe kujya ku murongo kandi babashe gufata ibihagije bazabasha kurengeraho idini yabo, bakarengera na ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naho iyo abagora nko kuba urugero yaba abasaba amafaranga badafite, cyangwa se yaba abaha ibihano bitagiye mu bwenge, cyangwa se akabagenera ibyo bagomba kwiga birenze ubushobozi bwabo, uyu nguyu abagomba gutinya Imana, kimwe no kubagora ababwira amagambo adahwitse cyangwa se n'imvugo zikarishye. Ibi ngibi uyu nguyu abagomba gutinya Imana, akamenya ko umurongo afite n'umurimo arimo gukora ari umurimo w'intumwa n'abahanuzi, bityo agomba kugera ikirenge mu cy'intumwa kugira ngo umurimo we ugire agaciro. Hanyuma kugirira impuhwe wigishwa, icyo ngicyo nicyo cy'ingenzi, ni nacyo gikomeye kurusha ibindi, kubera ko uyu munsi uvuga ko atazi, uyu ameze nkawe ejo mbere y'uko umenya ibyo ngibyo. Uyu nguyu uvuga ko atazi cyangwa se ubona ko umutwe ufunze cyangwa se ko adasobanukirwa, uyu niwe weho ejo mbere y'uko Nyagasani akwigisha na mbere y'uko Nyagasani agufungurira. No kuba Nyagasani yarafunguriye umuntu mu kintu runaka ntabwo bisobanuye ko agomba gusuzugura abatarafungurirwa, cyangwa se niba arimo kubafasha ngo ajye abihenuraho cyangwa se ababwira imvugo zidahwitse ngo kubera ko ari we cyangwa se hari umwanya runaka abafiteho. Ibi ngibi ntabwo byaba bikwiye. N'uwakora ibi ngibi ntabwo yaba ari mu nzira y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu kwigisha abantu no kubakebura, ahubwo yakisanga ari mu bibi cyangwa se ari mo kwirahuriramo amakara ashyushye y'umuriro wa Jahannama, aho kugira ngo afungure imiryango y'ijuru. Wallahu a'lam.